mwami Yesu turagushimiye ko uduhaye umunsi w'umugisha. Mwami turasinze kugira ngo buri wese ahari mushyigikire mu byo arimo. Mwami umuhe ikiganza cyiza mu mirimo ye akora. Mwami dufatanyije twese mwami abakurikiye no sengesho gusengera abamisiyoneri mwami bari mu bihugu bitaragerwamo ubutumwa bwiza, bari andanje benshi mwami, ariko tubasengeye kugira ngo baproteje. Kandi turasinze kugira ngo ijambo ry'Imana bajyaniye aba bantu batazi ubutumwa bwiza kugira ngo rishyigikire mwami. Wifuza ko abantu bose bamenye ukuri mwami. Hari abahagutse rero bakajya mu bihugu bitandukanye mwami, abo bashyigikire bafashe financially, ubatere inkunga mwami, ubafashe wuzuza umwuka wera, ubagirire neza mwami, kugira ngo abantu bamenye ijambo ryawe. Urakoze mwami kushyigikira abamisiyoneri aho bari mu mpande zitandukanye, kandi abakristo barimo baratotezwa mwami kubw'ijambo ryawe, nabo bahe gukomera no gushikama, kubera ko mwami Imana wifuza ko bahagarara bagahamya ntibanyeganyezwe n'ibihe bikomeye barimo. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.